Murakaza neza mu kiganiro cyacu tubahaye ikaze. Tugiye kuganira na shampiyoni mu Rwanda mu mukino wa Congo. Yakinnye amarushanwa agiye atandukanye ayatsinda. Ubu akaba ari shampiyoni igihe kingana n'imyaka 4. Umutumirwa wacu tuguhaye ikaze kandi twishimiye ko wabaye umushyitsi wacu uyu munsi. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Eric Nkurunziza, abanyina umukino wa Kung Fu Wushu. Okay. Ese ni gute watangiye gukina Kung Fu? Ninde waguteye imbaraga zo gutangira umukino? Umukino wa Kung Fu kuva kera nkiri mutoya cyane, ni umukino nakundaga gusumbya izindi mikino zose bitewe n'uko nabonaga ari umukino uryoheye amaso kandi nkabona ko abawukina bagira ikinyabupfura. Noneho nanjye nifuje kubazamo kugira ndebe ko koko ikinyabupfura mbona bagaragaza ko ariko bimeze. Ese watangiye gukina Kung Fu ryari? Natangiye umukino wa Kung Fu mu mwaka w'ibihumbi 2021 tuvuye muri Covid, nibwo umukino wa Kung Fu nawutangiye. Gutangirira ari umusifu bitaga Musafiri wanyigishije, ariko akanyigishiriza mu rugo kugeza aho naje muri club. 2021 nibwo watangiye? 2021 nibwo natangiye umukino. Okay. Ubwo hashize imyaka igera imyaka 4. Imyaka 4 yose. Okay. Nayahe marushanwa waba waritabiriye kugeza ubu? Ese nayahe watsinze muri aya ngaya? Muri uwo mwaka natangiye mu mukino kako nsa nk'uwawutangiye nko mu kwezi nawutangiye mu kwezi kwa 3. Naragiye ndakomeza ndiga nditoza cyane. Noneho maze kugera muri club nsanga harimo abarimu beza banyigisha uburyo ki ntakwirwanaho. Uwo mwaka nibwo nanitabira irushanwa rya mbere ya Nation Rwanda Kung Fu Championship. Iryo rushanwa rya mbere natsinze. Okay. Mbibutsa ko shampiyoni aba ari umuntu wakinnye irushanwa agatsinda abo bari bahanganye bose, bikarangira atwaye umudari wa zahabu. Amarushanwa nabayemo shampiyoni, iryo rushanwa rya 2021 nabaye champion. 2022 nabwo naje kuba champion. 2023 ryari irushanwa ritari rinyoroheye, natwaye umudari w'ifeza, nabaye uwa kabiri. 2024 ari ryo rushanwa merutse gukina. Iryo rushanwa naryo nabaye champion, nazamutse ari njye wa mbere mu biro 58 kugeza kuri 62, nazamutse ari njye champion 2024. Yeah. Ubwo ngubwo kuva 2021 kugera 2024 wari champion. Nari champion. Ubwo umaze imyaka 4 uri champion mu Rwanda. Champion mu Rwanda. Ubwo waciyaga igo ko kuba umaze imyaka 4 nta muntu ugusimbura kuba champion. Urantsinda. Kandi na n'ubu ngubu ndatekereza uracyakomeje kuko ndacyakomeje n'uyu mwaka nabwo ni mukina biteguye kuba champion. Nawamenya ngo uzaba champion cyangwa se n'uzaba champion kuko nabo muhanganye ntabwo baryamye, ntabwo basinziye. Gusa mbere na mbere Imana. Kandi tuzi ko gukora cyane nahene ibyuba ku munsi w'isoko kabisa. Bisaba gukora cyane kugira ngo byibuze ibyo wifuza ubigereho. Okay. Ese mise nibaza ikibazo, ninde gutoza, ninde ubwo bumenyi bwose kugira ngo kano kanya tuye tukona uri champion? Ese nk'igiye mu marushanwa ni icyo gusaba kuza gukora? Unoza arahari, mfite mwarimu kandi ni umwarimu mwiza adutoza ikinyabupfura. Iyo ngiye mu marushanwa ikintu cya mbere antoza arambwira ati umuntu mugiye guhangana mu gihe uzaba uri mu kibuga uzamubonemo njye. Noneho nanjye twakomba uko nari namenye mubonamo we, noneho nkarwana nk'uri kurwana nande na mwarimu.
ubundi kirazira kuba ugiye mu marushanwa muri competition ngo ubone umuntu umusumbya ibigango cyangwa se mbese umusuzugure bitewe n'uko umubonye kunangana. Niho mpamvu we ambwira ati ugomba kumubonamo nge, noneho mu gihe muri gukina apana gukina ibyawe, ukina ibyo nakwigishije. Ubwo amazina ye yitwa nde? Amazina bamwita Pacifique, sidari ngombwa ko muvuga ariko nyine bibaye ngombwa bamwita Pacifique, gusa tumwita Sigong. Ubu ukinira mu ikipe yitwa ngwiki? Si ngombwa ko nayivuga. Nta kibazo kabisa. None se ni iki cyatumye ugera ku rwego nkuru nguru tukubonaho? Ni irihe banga wakoresheje? Ibanga narikubwiye, ibanga ni ukwitoza cyane, umuhati. Ni uwuhe mukino wakinnye mu marushanwa ukabona wagukomereye kurusha iyindi? Ese ni uwuhe watsinze ukishima? Umukino wa mbere wankomereye ni umukino wa bwa mbere yinjira mu Rwambariro. Uwo mukino warangoye, nubwo nawutsinze warangoye cyane, kuko uko nagiye muri competition meze ntabwo ariko natashe. Ubwo nyine ubwo ukumva ibyabaye ntabwo byari byoroshye. None umukino wanyoroheye competition. Mbere y'uko ujya kuri uwo mukino wakoroheye, kuri wagukomereye niwo wakinnye ku nshuro ya mbere 2021, birangira n'undi wabaye champion. Ubu iyi midari yose tubona uko ari 4 wagiye ikina ukaba champion, ariko wagukomereye muri iyo yose ni wakinnye 2021. Ni uwo mudari wa mbere warankomereye, usibye ko noneho nta n'uwo nigeze ntwara. Danditswe ko nawutwaye ariko ntabwo nigeze mutahana nk'uko izindi nazitahanye. Byabaye ngombwa ko ntazi uko byagenze, babara ko natsinze ariko ntabwo nigeze nahana. Noneho umukino wanyoroheye 2022, uwo mukino waranyoroheye kuko ntabwo nigeze mara amasegonda nk'umunota mu kibuga, bitewe n'abo twahanganaga. Umwe yavagamo nkamutsinda binyoroheye, n'undi yajyamo nkamutsinda binyoroheye. Mbese icyo gihe naratsinze, tsinda nta shoke n'imwe ngize ku mubiri wanjye. Mbese natsinze sinyoroheye icyo mukino. Izo mikino zose nakinye 2022. Ubwo byari byatewe n'iki kugira ngo iyo mikino ikorohere? Ni uko abo mwari mugiye guhangana batari bashoboye, cyangwa wari waritoje neza ku buryo wari uri ku rwego rudasanzwe? Bari bashoboye kuko ikintu cya mbere twigishwa ni ukudasuzugura umuntu uwo ari we wese ngo ntabwo ashoboye kuko n'umwana muto yagutunga. Ahubwo ni imyitozo myinshi nari maze icyo iminsi ndimo. Icyo gihe nakoze imyitozo ntigeze nkora izindi minsi zose nigeze nkora siporo. Icyo gihe nakoze siporo nyinshi kugeza aho nanjye ubwanjye nagiye mu kibuga ndi kumva ndi fit, ndi kumva ko intsinzi ngomba kwitahana. Ariko si ukabona kinanaga nabo bari boroshye. None se mu gihe wenda cyo kwitoza cyangwa se kwiga muri iki gihe cyose umaze ukina ndetse unitoza ku ngufu, ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo, wagiye uzikemura gute? Wakoze imbogamizi ndakeka bitewe n'uburyo siporo nyikundamo, nta mbogamizi na zimwe nigeze ngira zambuza gukora siporo. Kenze ku isabato mu gihe nagiye gusenga, ariko mu kindi gihe cyose usibye no kuvuga ati ngo siporo ngo tuzikina nuko dukina kung fu. Siporo duhora twigisha ko siporo ari ubuzima. Siporo ni ubuzima, ntabwo ari ukuvuga ati ngo tugiye kwiga kurwana, ngo tujye mu marushanwa dukubita abantu. Oya, mo kimwe harimo n'urukingo, ubwacu tuba turi kwikingira. Siporo ni ubuzima. Mbese kuvuga ngo wagize imbogamizi zo kubuza gukora siporo, ndakeka waba wibeshe. Idini ridutegeka gukora siporo, abaganga bakadutegeka gukora siporo, ndetse n'igihugu kidutegeka gukora siporo. Kandi siporo dukora ntabwo ari siporo z'ubwangirizi, ni siporo ubwacu zitwubakamo ubudahangarwa mu mubiri wacu.
ntabwo tuba turi kwiga ngo tujye kurwana guterana ibipfunsi, oya. Wenda usibye ko ibyo biba mu rwego mbese rwo gutuma umukino uzamuka, umenyekana, amakompetisiyo yaba kugira umukino umenyekana, ntabwo abantu bagiye kurwana. Urakoze cyane. U Rwanda ruri kugenda rutera imbere muri siporo zitandukanye. Ese Kung Fu ibona gute mu Rwanda? Mu Rwanda Kung Fu irimo gutera imbere cyane bitewe n'uko ninjiye muri Kung Fu bimeze. Ubu ntabwo ariko bikimeze, byarahindutse. Ubu ngubu Kung Fu ifitiye abanyarwanda byinshi, kuyishaka rwose imufitiye byinshi. Ifite amashuri iri gutegura y'abantu bakina Kung Fu yo kujya kwiga indimi bijyanye n'igishinwa, kuko umukino wa Kung Fu aho tuwukomora tuba tugomba kumenya n'ururimi rw'aho umukino uturuka. Noneho n'abandi bafite amashuri ari hejuru baba bashyiriho poromosiyo yo kuzajya mu bihugu mpuzamahanga kujya kwiga ibintu bijyanye na siporo. Mbese Kung Fu iri gutera imbere ku rwego rwo hejuru, ku buryo byibuze mu Rwanda turamutse dusapotinzwe n'abayobozi b'uturere, nk'akarere kacu ka Musanze, abayobozi bacu bakaza bakadufasha, bakadutera inkunga mu mukino wa Kung Fu, byaba byiza gusumbya, kuko akenshi iyo tugiye muri kompetisiyo icyo kintu kitugora. Ugasanga abandi baherekejwe n'abayobozi b'uturere, ariko wajya ugasanga twebwe dusa nk'aho twijyanye. Mbese umukino uri gutera imbere cyane. Murakoze cyane. Ese ni iki wabwira abakiri batoya bashaka kwinjira mu mukino wa Kung Fu? Abakiri bato mu gihugu hose, ndakeka mu gihugu hose Kung Fu yamaze kugerayo. Ikintu nabwira abakiri bato ni ukutugana, bakagana amakirebu abegereye mu turere twabo, bakabigisha umukino wa Kung Fu, kuko bibafasha no mu buzima busanzwe no mu masomo bisanzwe. Kuko iyo twiga Kung Fu ntabwo twiga gutera ibipfunsi cyangwa se kwiyerekana, ahubwo twigisha n'uburyo no gufata mu mutwe. Rero tukigisha ikinyabupfura, mbese twigisha tudakuyemo no gukunda Imana. Byose turabyigisha muri Kung Fu, kuko ntabwo tuba turi kwiga ibintu byo kutugira ibyigomeke, ahubwo tuba turi kwiga ibintu byo gutuma twubaka igihugu. Icyo nasaba abana n'ababyeyi ni uko bakohereza abana babo bakaza gutarura disipurine muri Kung Fu. Ndetse n'ibindi byiza wakomeje kugenda uvuga, uko wagiye uvuga urukundo, kubaha Imana, gutsinda mu ishuri, ndetse n'ibindi bikorwa muri rusange. Ese hari inzozi ufite ku iterambere rya Kung Fu mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga? Ari ibyashoboka, numva ko Imana inije ubuzima, nakomeza nkakina kugeza ngeze ku ruhando mpuzamahanga, byibuze nanjye nkazaba umwe mu bazasohokera igihugu. Ni ubuhe butumwa wagenera abakunzi ba siporo, cyane cyane abakinnyi ba Kung Fu bashaka kugira ikirenge mu cyawe? Icyo nababwira cyo, hari ibintu abantu benshi bishizemo byo kuvuga ati nimba umuntu yagiye kwiga ibintu bijyanye n'imirwanire, karate, Kung Fu, taekwondo n'izindi za judo, ko agiye kwiga mbese ubugome, agiye kwangiriza abantu. Icyo nababwira cyo, ntabwo uriya mukino wigisha ubwigomeke, ahubwo kubishaka yaza akatwegera, akegera abarimu bakuru. Ubumenyi niho babutarura, ntabwo ubumenyi babutarura mu magambo abantu bavuga, ahubwo ubumenyi babutarura iyo bageze muri club runaka cyangwa se muri style runaka y'imirwanire, nibwo akura ubumenyi n'ibyo yibwiraga akabona ko bidashoboka.
gusa icyo namubwira ko umukino wa siporo ni mwiza cyane. Ese ni izihe mbuga nkoranyambaga ukoresha abantu bagukurikiraho kugira ngo barebe ibintu ukora cyangwa se bagukurikirana umunsi ku munsi? Imbuga nkoranyambaga ntabwo nkunze gushyiraho ubumenyi, ariko nkunze gukoresha TikTok akenshi, ndi gushyiraho siporo duke na duke n'utundi tuntu. Abafite TikTok yanditse ku mazina Erikson. Ubwo kuri TikTok niho bagukurikira bakoresheje izina ryitwa Erikson. Ese watanga nimero ya telefone ku buryo hari nk'umuntu uvuga ati nanjye nshaka kuba shampiyoni, nshaka kugira ikirenge mu cyawe, ku buryo yaguhamagara ukaba wagenda ukamwigisha ukamuhugura, cyangwa se wenda afite nk'ikirori runaka sinzi nimba byakunda ko wagenda ukabakorera show na timu yawe? Nimero nayitanga nta kibazo, 078 3 3 15 094. Noneho udafite telefone yadusanga ku murenge wa Muhoza ku kigo cy'urubyiruko. Dukora ku wa kabiri, ku wa kane no ku cyumweru. Kuba bifuza kuza kwiga ni karibu, no kuba bakeneye ibindi bisobanuro ku bijyanye na Kung Fu Wushu ni karibu. Mwakoze cyane rero, turagushimiye cyane ku mwanya wawe wafashe. Turifuza kubona intsinzi nyinshi kuri wowe ndetse no ku gihugu cyacu. Abadukurikiye namwe mwakoze cyane kudukurikirana kuri Nihon Champions. Njye mwabanye mu kiganiro yari Blaise Brain Warrior. Mukore like, share, subscribe, comment, tujye tubana mu bindi biganiro byiza bikurikira. Ciao ciao, hasta la vista. Golden White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane, amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White, ubaye igisubizo ku Banyarwanda.